bakenera urusengero rw'amatafari ahiye, urusengero rufite parikingi, rufite imbuga ikoresheje iriho amapave, rufite ubwiherero bwiza, no kwenda tutageze inyuma ngo ukuntu hameze n'ibikoni, ni ibintu bisa nk'ibyarangije igihe. Babategetse ko rugomba kubakwa ruba rufite rusakaje amatibe, ruriho amabati agezweho n'inzugi nziza zikingurirwa habiri n'amadirishya manini. Hejuru hari ahantu hakoze hatanga umwuka mu rusengero na sawundi porufo. Ibyo bintu byose mbese urusengero rusabwa rushobora kuba rufite agaciro k'ibihumbi wenda nka miliyoni nka 60. Bivuze ko nta cyizere mufite cy'uko urusengero rwanyu ruzongera gufungura. Urakoze. Bigaragara umuntu wese, kuko niba itorero ari ryo muri 1995, nk'uko nakubwiye ngo masenge imyaka 27 hari, numva hari kuko ari babanje bazana ibintu bitakozwe muri iyo myaka hafi 30, kandi leta ibivuga buri munsi ibisabwa abantu, kandi niko binjiza amafaranga iyo myaka yose. Niba ntacyo bibwiye ngo ibyo bintu bikorwe, numva miliyoni 60 kuzibona ntabwo ari vuba. Nta cyizere cy'uko wakongera gufunguka. Ni iki uri guciye mu ijambo ukurikije ibyo leta ibasaba kugira ngo uru rusengero rwanyu turimo kureba rumeze gutya rugaragara ko rushaje kugira ngo rwongere gufungura? Ubona rwakenera amafaranga angahe? Mbese abakirisito barusengeramo ni bangahe, kugira ngo twumve niba koko ayo mafaranga leta ibaca abakirisito basengeramo bashobora kuba bayabona bakagura n'ibyo bikoresho? Urakoze kumbaza. Numva urusengero rusabwa wenda guhagarara nka miliyoni hagati ya 60 na 50, urusengero rusabwa. Noneho ku cy'abakirisitu bahasengera, tubona abakirisitu 120, ariko abafatika hagati y'100 na 80 nibo wakwizera ko wakuraho umusanzu wo kubaka. Noneho ujenerarije ukareba muri izo miliyoni, ubwo nawe wakumva hagati ya miliyoni 50 na 60, ukagabanya wenda n'abantu 100, reka mvuga abafatika. Ariko uravuga 100, ubwo uri kubaramo n'umubare w'abana bakiga mu mashuri ya pirimeri na segonderi baba banditse mu bitabo, kandi abo ngabo nta nkunga benda kubaha. Ikindi dushaka kumenya, ese haba abakozi bahari ku buryo ayo mafaranga bashobora kuyazamura, cyangwa abasengeramo bose ni abakirisito batunzwe no kuba bahinga gusa nta kindi? Umubare mwinshi ni abahinga, ni abahuriye mu guhinga gusa. Urusengero nta bantu b'abakozi ba leta babaho, cyangwa se abapolisi cyangwa abasirikare cyangwa abakorera leta. Nta mahirwe twagize kugira ngo abo bantu tuba tubafite kuri iri torero. Kenshi ari nayo mpamvu nkeka ko impamvu bitanakunda dukunda gusigara inyuma bikanatubana gutya, ni uko turi abantu dukora ibintu bimwe gusa nk'abari kuri neve imwe, ariyo mpamvu tudakunda kugira iterambere cyane. Bivugwa ko kuri urusengero hashobora kuba hari nk'umubare w'abantu wenda nka 2 cyangwa 3 bashobora kuba bakora wenda mu kazi ka leta tuvuga, cyangwa se babashije kugera muri segonderi bakiga. Byaba ari byo cyangwa ntabwo ari byo? Byashoboka barahari, ariko akenshi n'abagiye baboneka ni abahita bashaka, ari abakobwa bashakira mu yindi mirenge, aribwo bari bakirangiza wenda nta bikorwa wenda ngo batuzamura ku ntera, bagahita bashakira ahandi. Naho undi bo barahabaye, abandi bakajya mu yindi mirimo bakimukira ahandi hantu. Ni iyihe mpumeko iri ahangaha mu bakirisito banyu musengana ahangaha, nyuma y'aho urusengero rusenyewe? Ko intangaha bivuga ko hari insengero nyinshi cyane, biravugwa ko abakirisito baho baba barimutse bagahitamo kwigira mu zindi nsengero, bashobora kutazahagaruka, ugasanga mugize ikibazo cy'uko amafaranga leta yabaciye kugira ngo rufungurwe ntirwongere gufungura. Barahari gusenga bwo nyine. Hari insengero zimwe na zimwe zasigaye zidafunze, nko muri ziriya za paruwasi zo muri Gakenke, abashoboye bajya gusengerayo. Ariko ikigaragara mbona wenda ubuyobozi buba bwararangayeho, nko paruwasi ya Shyorongi, nibwira ko ifunze nayo ubwayo. Nta rusengero dufite muri paruwasi rufunguye. Ubwo aho ziri muri Gakenke ushobojwe ajyayo. Nkumva rero ngewe ikintu numva navuga cyangwa nanenga, ni ubuyobozi ari ikintu butaturebeyeho neza. Kuba paruwasi yose kuba nta rusengero dufitemo, kandi wenda amafaranga yinjira iyo myaka yose, hakagombye kuba iyo bareba neza ko hari insengero zakabayeho zifatika, cyangwa se
bakareba ukundi kuntu babikora muri paruwasi, tukaba duhuriye kuri rumwe, wenda rugakorwa neza, noneho kugira ngo wenda abantu bajya mu yandi maparuwasi, wenda tukabona nk'ubwo rumwe tujya dukora nk'amateraniro 3 cyangwa 4, byibura ariko ari muri paruwasi yacu, kugira ngo tujye duhura dukomeze gahunda n'umurimo, byibura tubashe kuvuga ngo hagize n'ukundi byagenda tuzavuge ngo twakwerekera hano. None ikindi numva nanone ntekereza kandi abantu banibaza, ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwa ADEPR muri rusange buhagaze gutya, nta tangazo bujya butanga, nta kuvuga ngo se byibura insengero bigaragara ko ari nyinshi za ADEPR zarakajagari koko, ariko iyo barebye bakabyigaho nk'insengero 3 cyangwa 4 zikareba ahujuje ibyangombwa byo kubaka, tukaba twari abakirisitu turi insengero 4, ibibanza twari dufite bya ADEPR n'insengero ibyo tukaba twabigurisha nk'imidugudu nk'itatu baduhuje, tukabyazamo rumwe ahantu, tukadukora amateraniro 3 tukahahurira, twumva ari ibyo bintu byaba byiza, bigaca akajagari kandi bigatuma no gukora umuntu azajya atanga amafaranga atari menshi kuko tubaye menshi, kuko impamvu ubona hano bahera hasi ni ukuba mukora ibintu bimwe muri bake musabwa menshi, mugahora mwarananiwe mukoresha imbaraga cyane kuko mubaye bakeya, ariko duhaye ari nk'insengero 4 tukubaka rumwe, izo mbaraga tukazuza, umuntu twari dukora ibintu byiza kandi vuba kandi umuntu atavunitse. Ibyo uvuga birumvikana, urashaka kuvuga yuko mu nsengero 4 muturanye, hagati y'urusengero n'urundi hashobora kuba harimo nka metero 1000 cyangwa 500, akaba ari insengero zirenga enye, ukavuga ko byibuze izo nsengero babashije kuzihuza hakavamo urusengero rumwe rufatika, imbaraga z'abakristo nazo zakwiyongera, na bwa bwitange itorero rijya ribaca ugasanga biroroshye, ku buryo umukristo nawe mu mibereho yiwe abasha koroherwa n'ubuzima kandi agafiringa no gusenga. Yaba ari uko nguko washaka kubivuga? Numva ari cyo cyifuzo, nk'uko rumbaje ngo nk'abo dusengana cyangwa tuganira twasengeraga hano, usanga ari cyo kintu iyo duhuye tuganira, nicyo abantu benshi kibabamo kubumva ahari enye zisa nkaho ziri mu midugudu ibiri iri kumwe hana imbibi, wumva ari cyo cyifuzo ko baba bazihuje nk'enye bagakoramo rumwe, izo mbaraga tukazihuza, twajya dukora ibintu vuba kandi buri muntu muri rusange adakoresha